Arabadusezeranya ngo je sinzo ba pasteur kabiri kangahe bikaba byahindutse tukabona bafunguye bakubise ingoma. Imana iba yahinduye ico yavuze. Yule Bwana leo milele habadiliki. Ni yule abashumba mugende mutenge abantu babwire rwose mugende mutenge abantu. Reka mvuge rino jambo, this is an opportunity tubonye. Itorero ni iry'Imana n'umurimo n'uw'Imana. Niba warananiwe gutenga umuntu ngo ikanisa ritazashira, iryo si itorero ry'Imana. Kuko ariko hari n'abavuga butumwa bagenzi bawe wabwiriza kabiri gatatu kane ku gatuti bataragusengera ukagumuka ko mutampa inshingano. Iki ni ikibazo gikomeye. Nshobora kuvuga ari umukobwa umwe nigeze gusengera, ndamubwira ngo se Yesu yoza mariage itaraba uwo byakira gute? Yamavuze induru ngo nabaretse ngo numubwira ngo akabaretse. Agomba guhanwa mu buryo bw'ibanga kubwo kwirinda gusakaza amakuru mu banebwe. Nimba banebwe se ari bo bayazi kukurusha, kuko banebwe nibo bazanamenya ayo makosa y'abayumbe kuko nibo bagendereye, nibo basuwe visite. Niba utazushigikira abandi, niba uzurwanya abandi, umenye yuko ntuzi ko ruguru bagizaje gusengera abashumba umuntu akamaturika karira bagaterura umuriro kaka. Bari bazi kuba umushumba cyari cyo agiye kuba imbata. Ariko ubu nyine twebwe tubibona nko kuba boss, nko kuba chief. Niko turi gusenga dusaba Imana, tutuzi ivyo Imana ifite mu kiganza cyayo. Umwaka utabwo ni mu kwa mbere. Tuzoba turi muri bonane mu kwa mbere. Mu kwa kabiri tuzoba twatwaye barumuna bacu ku mashuri ku masomo. Mu kwa gatatu tuzoba turi kwitegura ishuramo iri hakurya. Of stories. Muraho neza nshuti bakunzi ba Afrimedia Live aho muherereye hose ku isi. Wewe ufunguye video ndakwakiriye nkwifurije amahoro n'imigisha biva ku Mana. Ndabizi neza ko dukunda, nimba utadukunda nawe udukunde guhera ubu nyine utangiye. Hanyuma nkwifurije amahoro mu byurimo mu byuherereyemo kugira ngo dukomeze kubana. Nawe kuba uje kubana natwe uri umwe mu banyamuryango ba Afrimedia, turi gusatira ibihumbi 100. Nimba utarabikora rero komeza wirubure kugira ngo dukomeze tumanuke twese tujanirane ico gikombe tusakizihize twese hamwe. Uyu munsi mbafitiye umugabo cyangwe se umusore, nimwita umugabo ariko araza no kudusobanura ukuntu atari abawe. Ni umusore w'umuvuga butumwa, w'umupasteri, w'umuyumbe, w'umucuranzi, w'umunyempano, mwokagira Imana. Muraho neza kwizera? Yambu ni amahoro? Ni amahoro kabisa. Uracyariho urahumeka? Tumeze neza. Namwe? Ni amahoro natwe. Imyaka myinshi kabisa. Umeze mutese? Twebwe tumeze neza, turashima Imana, hano ntaco tuyishinja. Turabona iki turinze. Asante. Komeje kutugirira neza nta kibazo. Turishimye kubabona. Ndabona nawe usa neza, ibintu ari sawa. Ni amahoro. Ntaco nshinja Yesu. Reka nanone nibyo nari mpereyeho biti kudakeye. Sindikayenga. Sindikaye. Nikiye kibazo ufite giye gituma ukicitwa umusore. Tube hari akantu ngaka ufite ku rutoki. Hari akantu baza bavuga abanyarwanda. Ngo Imana ngo igukerereje iragutegera. Ariko ni content abantu benshi they believe barayizera, which is not correct.
let me say like this, ntabwo ari byo kuko imana ntizikerererwa zikora ku mwanya wayo. Impamvu navuga gutyo ni uko umwanya w'Imana ari ibanga. Impamvu wavuga gutyo ni ukugira ngo wiregure hano ko Imana izo gutegera. Oya, ntabwo ariyo mpamvu, ahubwo umwanya w'Imana ni ibanga ryayo. Donc ishiraho igihe, ikagena igihe, ariko ntizitumenyesha ngo bizoba ino tariki. Twebwe tuba dufite urugamba rwo kwizera gusa, tugategereza twizeye. So rero natwe dutegereje twizeye. Aya, ngaho puradupfunyika. Utegereza wizeye ariko uca no kuri hirya kuri telefone ukavugisha undi muntu akamenya ko ibintu bimeze. Noneho kwizera gusa ukamumera gutya ku izina ryawe rivuga nta kundi kure. Kwizera ni ukuba mu bintu bitarabaho. Ukuri mu rugo ndumaze n'iminsi. Hari umuntu wanyandikiye akabazo kare ngushize kuri stati ko tugiye kuganira namaza ngo ese umuntu witwa Nyanziza mpinki kuri wewe ni umuntu ki? Mfite ngihere ico kibazo kugira ngo duhite dukomeza. Uramuzi? Oyashi. Tawuzi? Ngo ntanica asobanuye kuri wewe umuntu. Tuzi benshi. Nyanziza tuzi benshi. Ariko kandi twari dukomeje kwibwirana ngo turebe uburyo tubanza kugera mu kiganiro. Natangiye mbere. Impamvu udakeye. Hari ibintu mu muhanda baza bavuga ngo aracari umusore abantu mwe mumureba arabibwira nta kibazo mwumve kwa makini abantu mukiri inkumi barebe ikiganiro. Mwumve mukurikire cyane. Anyway, naringiye kuvuga ngo hari ibintu mu muhanda baza bavuga ngo ni muvezare iyo umuntu ahagaze nabi mu muhanda. Ni nkaho twari dutangiye ikiganiro ariko wamuhagarara nabi mu kiganiro. Oya iki nije utwaye ntaza guhagarika aho nkeneye. Reka nje kuri vora wa. Oya iki oja wo tugongesha umuntu tutizeye oja kuri vora gute. Anyway turishimye kubana namwe. Uyu muntu ndamugarukaho nubwo hamucaho nimba nyine atamuzi ni sawa, ariko nimba muzi namutubwire, nimba nawe udukurikiye akuzi kuko banyandikiye kuri stati ngo maze ngo se Nyanziza nindi, nimba umuzi uze kumutubwira, ariko niba atamuzi wandike umubwire ngo uratubeshe. Uremeye ngo yandike baze kwandika turebe. Twakiriye Kwizera rero muri Afrimedia Live kugira ngo tube turi kuganira, tugiye kuganira ku bintu bitandukanye ariko birimo n'impano, kubera ko ni umunyempano ufite utuntu twinshi tumwe na tumwe. Kwizera ngahibwira abantu bakurikiye Afrimedia Live kugira ngo murakoze. Umuntu turi kumwe. Amazina nitwa Kwizera Prosper, ndi umuvugabutumwa ntuye mu gihugu cy'u Rwanda, sengera mu itorero rya Zion Temple, niho dukorera umurimo w'Imana. So twasuye Afrimedia kubera urugendo rw'ivugabutumwa twari turimo mu gihugu cya Kenya. Twishimiye kubabona, twishimiye kubana namwe, turabakunda n'abakunzi banyu turabakunda. Asante sana. Natwe turabakunzi banyu. Turashimye cyane kandi murakoze kudukunda, n'abandi mudukunda mutazamuvuga mudukundira mu marido. Imana ikomeze kubagenera ibakwiye, ibahimigisha rwose. Turabizi ko muhari nta gushidikanya. Hari abantu benshi tutaravugana ku kanwa ku majwi, ariko tuzi ko mudukunda, tuba tubizi neza. Niyo mpamvu dukomeza kugira courage. Kwize duherukanye imyaka myinshi. Iyo ni mugabo ni inshuti yanje, duherukanye imyaka myinshi, yaragiye arapoteya ukiri umusiribateri tukaza tubona. None arivuze amare amasiga ko ari umusore ntarashaka. Kuki mwebwe rero abasore bativuga ngo ndi umusore nako ngo gashiremwe ku iyo stati hari? kubaka kuba mu buryo bubiri. Hari uwubaka nyine mu kinyamurenge tuzi ko ari urugo gushaka umugore, hakaba no kubaka kwa kabiri ariko kubaka kuri Kristo. So ndi umusore wubatse kuri Kristo uri kwitegura kuzubaka urugo. Cyangwa waretse wahisemo gukurikira inzira ya Pahoro? Nibyo nahereye nkubwira ko igihe cy'Imana n'ibanga ryayo, kandi ubuzima
buhora iteka ryose up and down. Uyu munsi ushobora kuba uyobowe n'Imana gukora ikintu ejo ikakugarura mu kindi. So dushobora kuba tumaze rero iminsi turi muri uyu muhamagaro tuwukora twenyine, ikaba irimo kudutegurira uwo tuzajana muri uyu muhamagaro. Yego, ku muntu utazi kwizera umubonye bwa mbere, wenda atarumva inyigisho zawe, kwizera kwawe cyangwa se izi n'izina ryawe rigenda rigaruka, kwizera kwawe gushingiye kuki? Gushingiye ku ijambo ry'Imana, Bibiliya yera guhera mu itangiriro kugera mu byahishuwe. Nizera urupfu rwa Kristo n'umuzuko we no kugaruka kwa Kristo. Nemera umwuka wera no gukora k'umwuka wera. Ndagira ngo ni nkayo kwizera kw'abakristo benshi duhuriye. So ndumva nanje ndabyemera, ndabyizera kandi mbibamo. Ntabwo uba muri za nyigisho zaje nyuma z'ubuntu buhagije? Oye, Yesu arampagije. Ziravuga ngo n'ubuntu buhagije, nimba ari gute nyine niyo mpamvu nabimbajije abavuga butumwa kugira ngo mudusobanurire, ariko urazizi ibyo mbajije. Ndagira ngo izo ntekereza ni nkazubajije. Ni inyigisho zishishikariza abantu kuba ku Mana cyangwa se kwizera ko bababariwe ibyaha, bafite access cyangwa se uburenganzira bwo gukora garanti yuko bakijijwe. Ubundi mu cyo bita salvation cyangwa se agakiza kabamo ibice bitatu. Hari uburyo bita ngo ni justification, hakaba icyo bita ngo ni sanctification, hakabaho n'icyo bita ngo ni glorification. So justification ni agakiza twebwe twahawe kubera amaraso ya Yesu. So all people we are justified by the blood of Jesus. Ni amaraso ya Kristo yaduhesheje kubona ako gakiza. So hanyuma icyo twita ngo ni sanctification ni holiness, ni ukwezwa k'umukristo ubuzima bwiwe bwa buri munsi. So glorification rero nibyo nubwo nakoresheje terime wenda abantu benshi badakunda kumva cyangwa ariko ni biblical terms cyangwa se theological terms zivuga hejuru y'agakiza. Glorification ni icyo bita mu bihe bya nyuma kuzagaruka kwa Kristo, guhishurwa kw'abana b'Imana cyangwa se kuzamurwa kw'abana b'Imana. So aho bitandukaniye rero, justification ni uburyo we were justified, twakijijwe, twacunguwe n'amaraso ya Kristo tukabyizera. Abaroma ibice 10:9 ni wizera ukatura uzakizwa. Yes. Hanyuma sanctification ni wa mubano wacu, relationship, fellowship tugirana n'Imana ihora ituma dusabana n'Imana. Hanyuma glorification rero ni ugutegereza kuzagaruka kwa Kristo igihe abera twese tuzaba tuzamuwe. So rero izindi nyigisho Paulo yazivuzeho, aravuga ngo mu minsi ya nyuma hazaza inyigisho nyinshi kandi z'ibinyoma zibwira abantu ko bababariwe, zibwira abantu ko nta cyaha gihari. Abantu ngo bazaba bikunda, bazaba bakunda impiya n'ifaranga. So ibyo ngibyo byarasohoye. So abantu benshi batekereza ko ibihe by'imperuka ari igihe wenda hazaba hari ibintu bidasanzwe, ahubwo ntekereza ko ni uburyo abantu bazateshuka mu kwegerana n'Imana, gukorana n'Imana, gutinya Imana. Kuko iyo urebye en general abantu ntibagitinya Imana, bakorera Imana ariko ntibayitinya, bakorera Imana ariko ntibakorana nayo. So ugasanga harimo nyine clauses nyinshi zituma abantu bakunda za nyigisho z'ibinyoma, kuko abantu bakunda babahanurira ibijyanye n'ibyo batekereza. Iyo umuhanuriye cyangwa se ukamubwira ibijyanye n'ibyo Imana ishaka wenda atari byo yifuza, muba muri abanzi. So rero ndagira ngo ni muri make ni nk'ibyo. Harakantu waruvuze ngo abantu mbese abakozi b'Imana benshi bakorera Imana ariko ntibakorana nayo. Gute? So n'amagambo abiri, hari gukorera umuntu, hari no gukorana n'umuntu. So iyo ukorera umuntu, reka mbanze mbishyire mu buzima busanzwe abantu babyumve. Iyo ukorera umuntu uba uri umukozi wiwe, uri munsi y'amategeko yiwe, ariko kandi ibyo ukora byose ni imbaraga zawe ukoresha n'ubwenge bwawe, ariko ugakorera mu izina ryiwe. So iyo ukorana n'umuntu rero,
ukoresha imbaraga zawe n'ibitekerezo byawe ariko ugahuza imbaraga zawe n'ibitekerezo byawe n'imbaraga zawe undi mukorana. So hari uruhare ugira mu gukora na wa wundi akagira uruhare agira mu gukora. So abantu benshi rero narimvuze ko bakorera Imana ariko badakorana n'Imana, ni ba bandi Yesu yavuze ngo ku munsi w'imperuka ngo bazaza bavuga ngo mwami mwami twagukoreye mu izina ryawe. Kuko ibanga ririmo muri ako kantu, iyo ngiye gukiza umuntu kumusengera arwaye nkavuga ngo kira mu izina rya Yesu, ariko nkabikora intentionally kugira ngo abone ko ndi umukozi w'Imana ukomeye. Imana ibikorera kuko nashyizeho izina rya Yesu agakira, ariko ntibibikoreye yuko naje ngamije kwihesha icyubahiro. Ndagira ngo ako kantu karumvikanye. So rero iyo Imana imukijije, ngewe nka benefitinga cya kindi naje nshaka ko ari icyubahiro, icyo cyubahiro ndagitahana yuko nkomeye, ariko nta mugisha mfite ku Mana. So niko gukorera Imana. So gukorana n'Imana ni ukujya gukora umurimo, ariko nkahaguruka mvuga ngo Mana ngiye gukora iki kintu, ngiye gusengera umuntu akire, ariko umfashe kugira ngo ntihagaragare ngewe, hagaragare icyubahiro cyawe muri ngewe. So ngewe ndi vessel y'Imana, ndi igikoresho cy'Imana, ariko Imana igaragariramo, hanyuma hagashimwa Imana hagaragaye ngewe. Ndizera ko muri kubyumva kandi ibintu biraza kuba biri sawa rwose. Kwizera uri umunyempano zigiye zitandukanye, kandi nkeneye ko tuza kugaruka ku kintu, ku kiganiro cy'impano n'uburyo impano ziri gukoreshwa. Turagenda tugaruka kuri abo bantu. Ni izihe mpano wizera ko Imana yahaye abantu cyangwa zanaremewe gukoreshwa mu buhe buryo? Sinzi niba nakwifashisha Bibiliya wenda, ariko reka ndaza gukoresha amaverse ari mu mutwe. Ndagira ngo n'abandi wenda muraza gukonsultinga muri Bible muragenda muyibona. Higeze kubaho ikibazo mu itorero ry'i Korinto. Icyo gihe Pawulo yaraje abwiriza y'ubutumwa, ariko ngo aveyo aja mu yandi matorero y'Efeso n'ahandi ajya kubwiriza ubutumwa bwiza. Agezeyo haza abandi bagabo bitwa ngo ni Apolo na Kefa, baza baje kubwiriza izindi nyigisho aho ngaho na baje, ariko baje kuvuga ubutumwa bwiza mu itorero ry'i Korinto. Icyo gihe habamo ibice, abantu biremamo ibice. Bamwe baravuga ngo twebwe turi aba Pawulo, abandi turi aba Kefa, abandi turi aba Apolo. Donc buri muntu wese agenda yicomeka akurikira uwiwe bitewe nuko dufite ibitekerezo bitandukanye nuko twemera. So impano ubundi zibereyeho kuzuzanya, ntabwo impano zibereyeho kurwanya. Iyo Imana impaye impano yo kwigisha, iyo mpano ishigikirwa n'indi mpano mugenzi wanjye afite yuko ngomba kumuha umwanya akayikoresha. Kuko iyo nigishije ngasuzugura undi waririmbye, kwa kwigisha kwanjye nta impact, nta ngaruka nziza kugira. Kuko kugira ngo bwa butumwa bukomere nuko nanjye ngomba gutanga imbaraga mu bandi, kandi tubutanga twese mu buryo butandukanye, ariko buno butumwa bwiza bwa Kristo. So rero nemera yuko impano zirahari. Hari impano zo kwigisha, hari impano zo guhanura, hariho impano z'ubushumba ariyo bita ni apostolic gifts, no kuba intumwa. Izo zose rero nemera ko zibaho kandi zikora, ariko uburyo tugomba kuzikoresha no kuzuzanya, no bumwe, no rukundo, no gushigikirana, kandi tukibuka yuko uko zikora mu bihe bitandukanye ni nako ziba zikura mu buryo butandukanye. So hari bamwe bazihabwa ariko ari abana basabwa kurerwa, hakaba abandi nabo basaba kurera. Iyo rero umurezi n'urerwa bahuje bakumvikana, urera kubahurerwa, urerwa kubahurera, impano zikora neza. Ku rwawe ruhande cyangwa se kuri wewe muri view yawe, ubona impano Imana yahaye abantu bari kuzikoresha mu buryo bukwiye cyangwa se muri papasi bujanye na papasi y'Imana mu ntego y'Imana izitanga? Nimba atari byo, ubona bazikoresha gute kutariko? Imana yatanze impano, hanyuma idusigira uburyo bwo kuzikoresha. So ntago Imana ikora ibintu bibiri. Imana iguheza impano, ariko management y'impano ni yawe. Baza bavuga ngo impano igufungurira amarembo. Hanyuma icyo bita ngo ni imbuto. Imbuto ni igena igihe umara mu marembo winjiyemo. So
hagati y'aho ngaho hari hagati y'impano n'imbuto ugomba kwibaza ese ngomba kurera impano cyane cyangwa ngomba kurera imbuto cyane. impano zigira imbuto impano z'umwuka wera ni impano 9 zigira n'imbuto, buri impano igira imbuto yayo. ni ukuvuga ngo iyo Imana iguhaye guhanura hari the way ugomba kubehavinga. iyo Imana iguhaye kwigisha hari character ugomba kuba ufite. iyo Imana iguhaye kuririmba hari uburyo ugomba kuba umeze. So isi ishaka kwivanga n'itorero, itorero naryo rigashaka kwinjira mu isi. So why? kubera ko tudafite the strict ways, uburyo buhamye mu itorero, cyangwa se ntidufite za gereza ngo dufunga bakoze nabi. umuntu aravuga byavuze byose nta kundi nyine tukabinenga, tukagira isoni, tukubika imitwe, tukabura uko dukora. ariko icyo nashaka kuvuga, haracyariho abakozi b'Imana bari mu mwuka w'Imana, bahanura, babwiriza, bigisha ijambo ry'Imana mu kuri no mu mwuka, bakorera Imana mu buryo bwiza. hari n'abandi babikora kubera inyungu zabo, bashaka indamu, bashaka inda, bashaka kurya, kubaho, cyangwa se na fame, kumenyekana. kuko iyo ureba sometimes hari preachings tureba ku ma YouTube y'abakozi Imana batandukanye nyine kandi bazwi cyangwa se n'abandi batazwi. So ugasanga umuntu arakora ikintu just akeneye fame, kumenyekana. kandi ntago dukorera kumenyekana, dukorera kumenyekanisha Imana. So nicyo kintu nakubwiraho ku mpano. impano yose igomba kuba ifite intego yo kugira ngo imenyekanishe Imana. nuhanura, niwerekwa, nubwiriza, nusengera umuntu agakira, nuririmba neza, nucuranga neza, nufasha imfubyi, nufasha umupfakazi, umurimo wari wo wose ukoze ukawukora ariko ari ukugira ngo Imana imenyekane mu bantu. niho nabajije rero ndavuga ngo nimba zitari kujana n'intego y'Imana, ni gute ubona zikoreshwa ubu ngubu muri iki gihe ca none abazifite muri iki gihe? ndaza kuvuga kuri kote zibiri, kuko hari abazikoresha mu kuri no mu mwuka n'abazikoresha mu mubiri. bamwe bazikoresha nyine bayobowe na Holy Spirit, abandi bakazikora bakoreshejwe na Hot Spirit. Hot Spirit. Yeah, so there is power, the power of Holy Spirit and the power of Hot Spirit. imbaraga z'umwuka wera n'imbaraga, reka mbivuge mu kinyamurenge, ngo n'imbaraga, sinzi neza niba iri jambo nyine ariko rivugitse mu kinyamurenge. uraza kumfasha. ariko ndango ni imbaraga z'ikigare, za hiti. ariko hiti gasi ikinyamurenge. n'iz'ubwamamare cyangwa se gushuha ibintu. zo gushuha, yes. abazikoresha neza Imana ibaha umugisha. kandi navuga yuko haracyari 7,000 bitarapfukamira Bayali. haracyari abakozi b'Imana bagikora. gusa iyo ukoze analyze ubona some people babikora just for the sake of their interest, kubw'inyungu zabo. ariko navugamo nk'ibintu nka 2. ijambo rya mbere cyangwa se nka 3 harimo kutarerwa. abantu benshi bakuriye mu miryango isenga, bakura base ari abapasiteri, ari abahanuzi, ari abigisha b'ijambo ry'Imana. so bakura basa nkaho nabo bakuranye izo mpano, ariko rero batazi impano zabo. so Imana ngo n'umutunzi w'imbabazi, niko birivuga, yemera yuko za mpano, kuko iyo utindanye n'umuntu umwuka wiwe nawe kugiraho impact. za mpano bamwe barazakira, barabwiriza, barahanura, ariko ntago bigeze barerwa. bigishwe umuhanuzi iyo amaze guhanura cyangwa se yagiye guhanura bigenda gute, kuko hari behaviors ugomba kugaragaza umaze gukora umurimo w'Imana. iyo umaze guhanura, hari nk'aba like some people they always say yuko njya mbona izo cases, njya numva izo cases nk'abakobwa cyangwa abagore,
umugabo akamuhanurira akambwira ngo Imana yamubwiye ngo kugira ngo akire ngo nuko bagomba kuryamana. That's not a true prophecy. umugabo ahanurira umugore. Yes. Umugore afite ikibazo cya kanseri, afite ikibazo bitandukanye by'uburwayi, so araje aragusanze, uri umuhanuzi, uramusengeye, so kubera ko iwe yaje ababaye akeneye umuti, kandi sometimes nyine nta kindi kintu afite cyo gukora, kuko we kandi yizeye ko umukozeho w'Imana, yizeye ko unamukozeho ari bukire. Yes. So wowe aho kumubwira ko Imana imukijije cyangwa se ukamwizerera Imana ikamukiza, ukamubwira ngo umuti nuko turyamana, that's not, ko ntabwo ari Imana ikora. Kandi uwo mugore akizera ko ari byo, kandi akizera ko ari byo, kuko niwe ni innocent, iwe yaje kumuhanuza. So mbona rero abantu bakoresha impano zitari z'Imana mu buryo butari bwo, turabacyasha. Imana ibabarire, ariko mugende mureke. Cyangwa se umuntu akaja gushamburiya agatwara ibintu nabo babireke, twamenye ko biba akaza yitwaje akaza yitwaje umunyofu bufu. Mugende mubireke kabisa. Bigenda gute none ko uyu muntu afite impano yitwaza ibyo ngibyo kubera iki? No kubera ko sometimes Imana ntizivugavuga, Imana izivuga ariko ntizivugavuga. Imana izikora ariko ntizikorakora. So twebwe ntimukizere ko igihe cyose dusenze Imana igomba kuvuga no guceceka ko Imana n'imvugo y'Imana. Iyo nsenze Imana ntigira ikinyereka ku buzima bwawe, ntabwo ari lazima ngo nguhanurire. Nubwo noshima Imana, ya magambo twatura, Bibiliya ivuga ngo akanwa kacu tutarabumbura akanwa kacu, Imana izimenya ibyo twavuze. So Imana irabizi, izi ibyo turi gusengera, Imana izi ibyo turi kwatura. Nubwo njewe ndi umuhanuzi ariko sinumvisha ijwi ry'Imana, si ngombwa ko ngomba kuguhanurira kugira ngo nk'impressing nkunezeze, ahubwo ngomba gushimira data kandi nkizera ijambo ryayo, kuko ijambo nibwo buhanuzi bwuzuye. Rero impamvu abantu bakora ibyo bintu bitandukanye, icyambere ni ukutizera ijambo ry'Imana. Twebwe tukizera ibitangaza kuruta nyiri ibitangaza, kuko nyiri ibitangaza ni ijambo. Ni mwizera Bibiliya, mukizera ijambo ry'Imana, muzakora ibitangaza. Hari n'abazasigara bakira mwagiye mudahari, bavuge ati koko bya birenge byakandagiye hano byakoze imirimo ikomeye. So rero abantu bakorera Imana ariko mu buryo butari bwiza, batukisha izina ry'Imana, Imana ibababarire, natwe turabababariye. Mugende musenge, bo barabizi. Yes. Tugaruke hano cyane, bo barabizi kandi bazi ko bari gutubura. Ariko uyu mukristo cyangwa se uyu mugore, uyu muhungu, uyu musaza, uyu nde wahuye n'ikibazo akaba gukeneye nk'umuhanuzi, ntabwo azi ko uzuza witwaje ibyo bintu. None we waje ubitwaye, kandi ngira ndimo kumva ngo basigaye bahita munishuza, mugahita muvuga ngo naya, ngo igiheko kimwe ni 5 gukura 2 ni 3 cyangwa nangahe, n'urugero ntanze simbizi, ariko bifite igiciro. Sinzi niba amakuru yanjura bitubwira kuko twakubonye hano. None uyu muntu wabwiwe akaba aje gukurirwa ibyo bintu, wewe uje ubyitwaje kandi wenda urumva afite kwishura, byagenze gute cyangwa se biragenda gute kugira ngo ureke kubikora, umubwire ibyanyabyo? Hano harimo isomo rirerire, ndaza kurikurura kugira ngo byumve gatoya. Hari abanyempano bize, hakaba n'abanyempano batize. Abanyempano bize babasha kumenya uburyo batwara umuhamagaro n'impano zabo, bakazimanaginga ku buryo amakosa amwe namwe bakora akenshi baba bayazi. Abo nabizi bagize umugisha wo kwiga, bakicara mu ishuri. So hari abandi banyempano batize, ndetse batabaye theology cyangwa kwiga bisanzwe. So hakaba abandi banyempano batagize umugisha wo kwiga, bakuriye mu byaro, baza kugira umugisha wo kuza mu mujyi. Bageze mu mujyi bakirwa n'ibisambo,
byiyitirira imana, Mm. babigisha gucuruza impano nk'aho ariko kazi kagomba kubatunga. So batakaza focus y'ubuzima bwabo, kuko impano itunga abanyamwuka. Of course iyo dusoma Bibiliya mu gitabo cy'Abalewi, mu Bisirayeli Abalewi bwari ubwoko bwatungwaga n'umurimo w'Imana gusa. N'abakozi b'Imana bagomba gutungwa n'uwo murimo, natwe tukabimenya. Ariko ibyo byose ni za nyigisho duhabwa, ndetse rimwe na rimwe tutigishijwe cyane mu matorero yacu y'Abanyafurika, sirita mu bwoko bw'ibiyaga bw'Iburasirazuba, Kongo, Rwanda, Burundi. Ni ibihugu tutigeze twigishwa cyane hejuru yo gutanga no gufasha abakozi b'Imana. So bituma bamwe bashaka inzira yo kwifasha. Baravuga ati niba nshobora gukora umurimo abo nkukorera ntibayibone, wayi ntashobora gushyiraho uburyo ngomba nangiye kugira icyo mbona, kwirongera. So ugasanga rero harimo teori nyinshi cyane ishobora gutuma ugera kuri cya kintu nyine wari urimo kuvuga ngo abantu bakoresha impano mu nyungu zabo. Ntekereza ko ikintu cya mbere, abakozi b'Imana bagomba kubuildinga trust, icyizere cyabo mu Mana, bakizera Imana cyane kuko Imana nawe yabizeye ikabaha impano. Ijambo rya kabiri, bagomba kugerageza bagahaguruka bakagira imirimo runaka bakora, business, bakagira work offers, bashaka ama offer y'akazi nubwo yaba ari matoya, ariko buri muntu wese agahaguruka, kuko Bibiliya iravuga ngo nzaha umugisha imirimo yo mu ntoki zanyu. You know what it means? Empty handed, cyangwa se ibiganza birimo ubusa, nta mugisha ubamo. So Imana ikeneye uwo murimo mutoya kugira ngo uhe umugisha. So turakorera Imana, that's good, ariko kandi tugende dushake n'utundi tuzi, dushake imirimo. So hari igihe abantu bavuga ngo nta gishoro mfite cyo gucuruza, ariko hari akantu umwuka w'Imana yamishuriye mu minsi ishize. Ni umugabo umwe waje kundeba arambwira ngo musengere, bakeneye kujya ku ishuri ariko nta minerivare afite. Ndamubwira ngo singusengera, banza ujye ku ishuri bazakwirukane, hanyuma ugaruke ngo usengere ko wabuze minerivare. Kuko ntago wabona minerivare utari mu ishuri. Minerivare gusanga mu ishuri, hanyuma ukiga ukabona uko wiga. Ntago wabona capital y'akazi utari mu kazi. Fata amafaranga make ufite, niba ari $50, niba ari $100, wizisuzugura. Imana abwiye Gideyoni ngo genda uko imbaraga zawe zingana. Imana ntigusaba guhaguruka birenze uko wicaye. Imana igusaba guhaguruka bingana nuko wicaye. So abakozi b'Imana, bagenzi banjye, tugende tugerageze dushake imirimo runaka dukora, dukora ama business matoya manini bitewe n'ubushobozi mufite. Imana izaduhereza umugisha, hanyuma natwe duce abo bazimu bashire, abazimu bashe. So ntago tugomba, hari ikintu twakuze tuzi ngo abakozi b'Imana n'abakene, abakozi b'Imana nibize, uwo mwuka tugomba kuwurwanya. Abakozi b'Imana bagomba kuba bari smart, bagomba kuba barize, bagomba kuba ari abakire bafite amafaranga. So ibyo bintu byose ntago Imana yaduteguriye. Iyo ureba muri Bibiliya, Abrahamu yari umukire, yari afite abagaragu benshi, yari afite intama, yari afite imikumbi. Iyo ureba ba Yobu yari umutunzi, ba Dawudi bari abatunzi. So how do you believe ko ugomba gukena kandi uri umukozi w'Imana? Imana yacu ifite byose. So capacity y'ibyo uzatunga bingana no kwizera kwawe mu Mana. So ni wagura imitekerereze yawe uzatunga cyane. Imitekerereze yawe nuyifunga uzafunga umugisha wawe. So mwagura imitekerereze, ndabiganiriza abakozi b'Imana ariko n'abakristo muri rusange birabareba, namwe birabareba. Tugomba kugira ubutunzi, tugomba kubaho dutunze, hanyuma isi ntidusuzugure. Ni gute umuntu ashobora kumenya ko afite impano runaka? Ni gute ariko impano afite? Impano ni umurimo w'Imana ukora, cyangwa se uwari wo wose ukakuremera ibyishimo kandi bitanyuze mu manyanga. That's a gift. Umurimo w'Imana ukora, yes, ukakuremera ibyishimo. Umurimo w'Imana ubwo ni uwuhe? Umurimo w'Imana ni ugusohoza ikikurimo kigirira abandi umumaro, ukabikorana umutima mwiza n'umutima w'urukundo. Nk'uyu nguyu ari gukora umurimo w'Imana,
yes, umugabo wicaye kuri kamera ari gukamera yishimye karaseka nuko batamutunze kamera. Ya nawe arimo arakora umurimo w'Imana kubera ko iyi ni message. Nawe iyi ni impano y'Imana. Ya iyi ni impano y'Imana. Ni impano yiwe kuko Imana ntizitanga impano yo gukamera. Kamera ni ishuri ujamo gusa kubera kubikunda ukabikora, ariko icyo twita impano y'Imana ni umurimo wagiriye abantu benshi umumaro. Uko yakameye si Imana yamuhaye ku kamera, ariko biragirira benshi. Aba bantu bose badukurikiye biraterwa bitewe nuko uyu nguyu yabiswe ko ari impano y'Imana kubera ko bigiriye abantu benshi umumaro, ariko kubyiga wenyine si impano y'Imana. Muvuga ngo ibi impano y'Imana kubera ko yagize umumaro ku bantu benshi, b'Imana n'abana b'Imana. Hari abatari Imana. Ya hari abana b'Imana akabaho n'abantu b'Imana, ariko wowe n'ubwo ngo yagiriye abantu b'Imana umumaro. Yes. Si abana b'Imana gusa. Si abana b'Imana gusa ahubwo n'abantu b'Imana. Okay, tugume ku bantu. Turagaruka ku bana nyuma. Ni ukuvuga ngo impano mu gihe yagiriye abantu b'Imana umumaro. Nta kintu gishobora kugirira abantu umumaro kitarakugirira umumaro. Kuko umurimo utarakora ntushobora kuwukorera abandi. Iyo ntaribwiriza sinobwiriza abandi, kandi icyigisho ngiye kubwiriza kitaraba njewe ntabwo gishobora kubundi. Buriya ntibishoboka ko harabo twakuze twumva ngo mwumve ibyo mvuga ntimurebe ibyo nkora. Oya, hari icyo bita ngo ni spirit connection. Iyo uri kuvuga ibintu bamo ntabwo bizabisaba ko bisobanura cyane, biza bigaragara ko ari bwo buzima bwawe. Kandi iyo uvuga ibintu utabamo abantu bazabyumva nk'amakuru aryoshye, ariko ntibizabigira impact yo guhinduka. Niyo mpamvu abavuga ubutumwa babiri bazababwiriza kandi bakabwiriza ijambo rimwe, bakabwiriza gukunda, ariko bakavuga ngo uriya muvuga ubutumwa wa mbere ngo ni indyarya. Kubera iki? Kubera ko spirit yiwe y'uburyarya ya connectinze na spirit yawe yabwirije b'indyarya, bamamenya ko ari indyarya. Abanyamwuka bo ndibumenya ko ari indyarya batari indyarya ariko bakabyumva. Hanyuma niyo Bibiliya ivuga ngo umwuka w'Imana ngo we urondora byose. Abanyamwuka nabo barabimenya kubera ko barondora byose. So icyo nshaka kuvuga, that person, umuntu ufite ya spirit of love, ya spirit yo gutanga ijambo ry'Imana. Kuko hari igihe umuntu akubwiriza ukavuga ati uyu muntu ibintu ambwiye Imana imuheze, ukumva bikoze ku mutima. Ntabwo ari uko yavuze ibyo abandi batari kuvuga, nuko yavuze ibyabaye ubuzima bwiwe, yagusharinze ubuzima bwe. So nicyo natwe rero dushaka, dusharinga abantu ubuzima, tureke kubasharinga amagambo, nibwo bazahinduka. Katubanze nguhe kuri iki body ubanze nk'udukora. Nabonye aho ucuranga, uyu mugabo ni umucuranzi, ni umuririmbyi, adukorereho kidogo. Nabonye uhawe uririmba, uhawe unacuranga wenyine. Byaje bite? Ndabikunda. Piano ni inshuti yanjye, turakundana. Nimbivuga gutyo abanyamwuka cyangwa se abanyamuziki barabyumva. Piano ni nziza cyane, n'uburyo na Dawidi yageze acuranga imyuka iri muri Sawuli gahunga. Sanga wewe nk'uturirimbiraho kidogo, noneho komeze tuburudike. Yesu mukunzi wanjye nkunda, umugabo utekereza neza, wowe wabonye ko ndi uwo kwizerwa, ungabira umurimo wawe. Yesu mukunzi wanjye nkunda, umugabo utekereza neza, wowe wabonye ko ndi uwo kwizerwa, ungabira umurimo wawe. Maze udushira ahakwiriye, natwe turabyishimiye. Maze udushira ahakwiriye, natwe turabyishimiye. Yes. Amen.
Yesu umwami ahimbazwe, izina ryiwe ryogejwe, yanyogesheje amaraso ye. Yesu ahimbazwe, Yesu umwami ahimbazwe, izina ryiwe ryogejwe, yanyogesheje amaraso ye. Yesu ahimbazwe. Amen. urakoze cyane. nkunze kubona izo ndirimbo utazuzikora ahubwo uzikora imikunga, kuki utaba dukubita nk'agakunga noneho ahubwo wanasohoye n'indirimbo abantu mutaraja kuri cano ye muje kuri cano yiwe, afite indirimbo nshasha nazo azabikora. ni umuririmbyi, niyo mpamvu navuze ngo reka nanje mutege kino kintu ndebe uko abigenza. none ko ndabona abikora neza, tukubite nk'agakunga kugira ngo twumve nyine tumere neza. Hari indirimbo ni indirimbo yari arimo nakoze mu gisirimba ivuga ngo Mungu ni yule yule jana hata leo. Mungu ni yule yule jana hata leo, milele habadiliki. Yeye ni yule yule, Mungu ni yule yule jana hata leo, milele habadiliki. Yeye ni yule yule, Mungu ni yule yule jana hata leo, milele habadiliki. Yeye ni yule yule. Amini neno lake alilosema nawe, hata kawie, ni kweli atatimiza, ijapo sisi twabadilika. Ni yule yule jana hata leo, Mungu wangu ni yule yule. Gusa nayikoze mu ndirimbo y'igisirimba. Mungu ni yule yule jana hata leo, milele habadiliki. Ni yule yule, Mungu ni yule yule jana hata leo, milele habadiliki. Ni yule yule.
Gwize Yes. hagira umupasiteri Ndi umuvugabutumwa. nta kibazo niba umushumba uzi gucuranga ariko n'abavugabutumwa bose ni bamwe. Kwize ni ukuvuga ngo mu Baroma ibice 12 umurongo wa 6 havuga ko twahawe impano nyinshi zingana n'ubuntu bw'Imana twahawe, ariko hari abantu batazabimva ko bagiri special gifts. Hari umuntu ukicimba nkaho uzamuma nkaho we nta mpano agira runaka kubera ko wenda atayimenye se, nanjye avuga ngo cyangwa atayifite simbizi, kubera ko wenda iwe atayimenye. Niki wawufaringa cyangwa se niye nama waho umuntu utekereza muri iyo sanse cyangwa se utekereza gutyo dukurikiye ubu nyine? Icyo nababwira nuko Imana itanga impano kandi kuri bose. So buri muntu wese rero afite impano yiwe Imana yamuhaye, kandi ubushobozi bwawe bwose bufite umusanzu w'icyo bwakora mu bwami bw'Imana. Kubikora si ukugira impano nyinshi cyangwa se si ukumenya ibyo abandi batazi, ahubwo ni umutima wo kubikunda, kuko icyo ukunda cyose ukagishaka Imana irakiguhereza. Icyo nabwira rero abantu bavuga ko nta mpano bagira nuko bakomeza kurushaho gusenga. Uko basenga niko umwuka w'Imana agenda abahishurira ibiri mu buzima bwabo batazi. Kuko hari ibintu byinshi ngewe ntago nigeze niga gucuranga, sinagiye mu ishuri ry'umuziki, ariko at least sinoba umucuranzi mubi, byari byo byose nocuranga neza abantu bakaririmba. Curanga mu rusengero rimwe na rimwe, ntago ndi umucuranzi uri permanent, ariko iyo bibaye ngombwa ndacuranga. So rero abantu no gusenga, iyo usenga ugenda umenya ubushobozi bukurimo butandukanye ukabukoresha. Ni inama imwe gusa, abantu bagende basenge, babe inshuti yo gusenga, kuko abantu benshi bakunda kuvuga gusenga ariko ntibakunda gukora amasengesho. Kubivuga no kubikora biratandukanye. Bave mu rwego rwo kubivuga bayinjire mu rwego rwo kubikora. Muri iyi minsi tubona abantu impano kuri social media, niho tubigaragariza. Social media niyo yeze, abantu niho twerekanira impano, niho tugirira gute. Ubona bikwiriye ko impano y'umuntu aje kuyerekana kuri social media, kuri mutandao, byaba bikiri mu murongo w'ubumana? Ni byiza cyane kuko social media ntago ari mbi. Urabona ikibazo twagize nuko abatubanjirije, reka mvuge gutya, ntibagize amahirwe yo kubona ino social media. Nk'ibitangaza tuzi byabereye umurenge, ibitangaza tuzi byabereye mu bindi bihugu bitandukanye. Iyo haza kuba iryo koranabuhanga, ubu nyine abantu hari memory iruta iyo bafite mu mitwe bari kuba bafite. Ariko kubera ko bitabayeho nyine, so we have good chances, dufite amahirwe meza yo kugira ngo tubashe gukora memory y'ibintu bizerekanwa mu binyejana bitandukanye by'abazadukomokamo ndetse no mu bwoko muri rusange. Utekereza ko hari ico bifasha mu kwigisha no gukonvenka abantu, kwemeza abantu? Ni byiza. Social media iyo tuyikoresheje neza byari byiza, iyo tuyikoresheje nabi byari bibi. So abantu bakoresha social media mu kubwira abantu ibibubaka, mu kuzamura trust, faith, abantu ba believing Imana. Mbese abantu bareke kwigunga, kwifata azifu batazi Imana. Twirekure mu Mana, twigisha abantu yuko, kuko abantu benshi bavuga yuko iyo umuntu yagiye mu kazi, ni imyumvire y'abantu bamwe kandi irahari, bavuga ko iyo umuntu agiye mu kazi aba yabaye umupagani. Kandi babandi bavuga ko babaye umupagani bakeneye kurya, bakeneye kunywa, ubuzima bwabo bwa buri munsi bukeneye amafaranga. So ya mafaranga bakeneye gukoresha zavahe, bakeneye iterambere. So ni byiza rero ko tubwira abantu muri rusange, abantu rwose ntibakoreshe social media nabi, bayikoreshe neza. Aho ngaho wenda mpasobanuye cyane, kuko ibyo twizeye twebwe abakirisitu bari none, nawe udukurikiye, ntabwo byari kuri mutandao, byari kuri social media. Kuki ubu nyine dushaka guprovinga ibyo bintu biciye kuri mutandao cyangwa se kuri social media? Si uburyo bwo kugaragara, ahubwo ni uburyo bwo kugaragaza.
kuko kugaragara nta contribution n'imwe bidufasha mu buzima bwacu bwo kugira ngo dukure cyangwa se tugire iterambere ryo mu ngo zacu zihariye, ariko kugaragaza icyo dutunze bidushyigikira no kubaho mu buryo twebwe tubayeho. Kubera ko iyo utanze Imana nawe uhabwa, reka mvuge ngo nawe uhabwa Imana, utanze ibyiza nawe ahabwa ibyiza. So rero uko ubona ayo mahirwe yo kugira ngo ugire imitima ya benshi ukiza, nawe hari ibikurimo, hari empty spaces ziri muri wowe. Ngewe ndi kubwira abantu ngo bashyigikirane, kubera ko nicyo kiri mu mutima wanjye. No kuvuga ngo nanjye uri kubibabwira hari ibyo mbuze ndafite, nanjye nkeneye ko abantu bashyigikira. So iyi social media ni platform nziza yo kugira ngo abantu barushye baremerewe basange Kristo. Hari umuntu uri muri Amerika, hari umuntu uri muri Canada, hari umuntu uri muri Australia, uri mu Burayi, hari umuntu uri mu Rwanda tutari kumwe hano uri gukurikirana kino kiganiro. So uwo muntu yari afite ikibazo runaka kubera ijambo ry'Imana cyangwa se kubera kino kiganiro, Imana ikamufungura mu mutwe akavuga ati wow, kumbe nanjye Imana yankoresha, reka ngiye gusenga. Agahaguruka akagenda yizeye kubera ko yabonye undi muntu wizeye muri vide. Birakunda. So let me tell you ko nawe byakunda. Imana yagukoresha, Imana yakuvugisha, Imana ni ngari. Ntabwo utekereza ko uko gukoresha social media cyangwa se kugaragaza izo mpano harimo noneho havuka aribyo bipromotinga n'abashaka kugaragara bo kuruta uko ikibarimo kigaragara? Ubundi mbere yo guhaguruka ugomba kubanza ukicara umwanya muremure. Reka nkubwire iki kintu. Mbere yuko abantu muhaguruka mujye mu mavuga butumwa, maze mwicare mutinde mu rugo, kuko akenshi n'amakosa ubona akorwa mu mavuga butumwa cyangwa se mu murimo w'Imana, nuko abantu barumva umuriro bakahita bashaka ngo bagende bawutange, ariko badafite reserve, badafite ikindi kiri inyuma y'uwo muriro. So ni byiza yuko duhaguruka na wa mutima wo kugira ngo tuvuge ubutumwa bw'Imana, ariko ntiduhaguruke tutaraba strong enough mu gakiza. Tubanze natwe dukomere. Ndaguha urugero. Ubu nyine njewe noja kubwiriza mu kabari, kuko simfite impungenge yuko nonywa inzoga. Nta izo mpungenge ntazihari. Aho naba nicaye hose nobwiriza umuntu agakizwa. So ariko niba uri umusinzi wowe, cyangwa se niba uretse inzoga ukaja kunywa, ukaja kubwiriza, ariko ukaba agatima kakaba kakikubwira yuko nubwo wenda wanywaho kamwe byo ukunda, ibyiza wowe uretse kuja kubwiriza mu kabari ukaja kubwiriza mu ikanisa cyangwa n'ahandi hantu. So niyo mpamvu rero mvuga ngo ubutumwa bwiza ni bwiza, ariko kandi tugomba kumenya tugiye kubuvuga ryari, tugiye kubibwira abandi, cyangwa se n'iyi social media turi kuyikoresha duhamagara abantu kuri Kristo mu buhe buryo. Nicyo tugomba kwibandaho cyane. Buriya ni izihe ngaruka ziri mu gukoresha impano z'Imana nabi? Ingaruka ya mbere ni umuvumo. Iyo uvuze ngo Imana iravuze utavuze, ni umuvumo ku Mana. Ikindi cya kabiri, iyo dukoresheje impano z'Imana nabi, dutakaza agaciro kacu muri yo, kandi ibyo tubona byose mu Mana bikomoka mu gaciro kacu muri yo. So iyo rero dutakaje cya cyizere, tugatakaza ka gaciro, na wa mugisha w'Imana urashira. Ikindi cya gatatu, dutakaza izina. Hari izina twahawe n'Imana ritari kwizera. Inyuma ya kwizera hari undi kwizera uri imbere yiwe. Uwo nguwo ni uhesha agaciro kwizera ugaragara. So rero uri imbere yiwe indani, uri muri njewe. Ku muntu utarakijijwe nawe uwo muntu aramufite gusa nyine ntarahinduka. Kuko wa muntu w'imbere ni uha command w'inyuma ibyo akora. Rero iyo umuntu w'imbere yubakitse neza, n'uw'inyuma nawe ari yubaka. None ku muntu utemera, utarakijijwe ariko ufite iyo mpano, iwe akayikoresha nyine kugira ngo aramuke abone indamu agiye ibyo biramureba. Hari ikintu abantu bitiranya, abantu bitiranya impano n'ubukristo. Ubundi kuba utari umukristo ntivuze ko impano itokora. Naho rero niho nanibaje se kuba utari we ariko ugakoresha impano. Sindi umukirisitu
ariko nzi guhanura, Ubundi, nzi kubwira abantu ibintu bikaba, impano- noneho nkigira umukirisitu kugira ngo mfate abakirisitu noneho banyizere. ubundi reka nkubwire, impano ni amahitamo y'Imana kuri twe, ubukristo ni amahitamo yacu mu Mana. So Imana izi kapasite y'ibyo dushoboye twakora, ibi tubikamo, hanyuma natwe umukoro wacu no kumenya natwe nyuma y'icyo Imana yakoze icyo tugomba gukora. So kubera ko Imana iguha impano, ni ukuvuga ngo Imana yaguhaye aka kazi kubera ko izi neza yuko ugashoboye, kandi izi neza yuko nta muntu uzasitaza, nta muntu uzatumira ngo uze kumutuka cyangwa kumusebya. Ariko birashoboka kuko abatukana barahari kandi tuza tubabona. Abo ngabo ubwo se bo ntibabishoboye, barabishoboye, ariko ganti twabibashimira, turabagaye. Yeah. So rero impano ni God is work. Ubukristo ni our work, ni umurimo wacu. Ariko icyo nshaka kuvuga aho ngaho abantu bataza kubyumva nabi, ntabwo ari twebwe twishoboza kuba abakristo, twebwe tubihitamo, Imana ikabidushoboza. Ikibazo canje hano rero ni ukuvuga ngo sindi umukirisitu, ariko ndabaze kuko nje mbare ngo ndi umucuruzi. Mu bucuruzi, impano y'ubucuruzi mfite impano yo kumenya, yo guhanura n'urugero cyangwa se kwerekwa runaka, kuko maze kumenya ko nyifite kandi nkabona mu bakirisitu nibo bayigandukira. Yes. Ngahitamwo kuba umwe muri bo kugira ngo mbakuremo amafaranga. Ntabwo bishoboka. Hanyuma nimba bishoboka, ibyo bingibyo uhawe mbwira ngo ndabura umugisha ku Mana, kandi n'Imana ntaza numva ko ariyo mpaye nkorera. Je icyo naza nkorera ari za ndamu namaze kubona muri Matayo bavuga. Izo ubivugaho iki? Of course utanze ikibazo ariko kizana n'igisubizo. We wajaga gukora ukeneye ndamu kandi wazibonye. Kandi nazibonye. That's your work. Agenda uryamusinzira, akazi kagenze neza. None kuki mu batera ubwoba ngo azovumwa kubera ko yakoresheje impano z'Imana nabi, kandi iwe ibyo mivumo ntacyo yari mutwara. Hari umunsi w'urubanza, Yesu niwe ufite igitabo, niwe uzatanga amaherekezo makuru y'urubanza. Twebwe abantu baragenzura, hanyuma Imana izaca urubanza. Hari ibyo abantu bakunda kwita ngo ni uguca imanza, which is not guca imanza, ni ukugenzura. Twebwe turagenzura, tukavuga ngo ibintu evangeliste Kwizera yakoze biri mu mwuka w'Imana cyangwa ntibiri mu mwuka w'Imana. Hanyuma ntago dufite akazi ko kugaruka kandi ngo dufate evangeliste tumutware muri gereza. Niyo mpamvu tutagira gereza z'abakristo. Twebwe dufite akazi ko kumwemera tukamuheza umwanya, cyangwa ko kumurejeta tukamima umwanya, kuko abatubwira ibyo bashaka bose nitwe tubaha umwanya. None kuki abo ngabo nyine navuze bari kuri mutandao bameze uko aribo bafite iyo myanya cyane mu nsengero? Kuki insengero zibaha iyo myanya kandi zagenzura? Nico nanje nakubwiye. Hari igihe kubera akamaro k'umuntu mu itorero, ashobora gukora amakosa, itorero idini, reka ndeka kuvuga itorero, idini rikayirengagiza kubera inyungu rimufiteho. Kuvuga ngo niba mfite abantu bari mu idini nsengeramo, ariko nkaba mfitemo abantu 5,000 bankunda, no rugero, bari mu idini kubera impano yanjye, je ngakora ndi makosa, umushumba wanje azayihanganira, azagoragoza kubwo kugira ngo babantu atabatakaza. Kandi ikindi cya kabiri, ntabwo ayihanganira gusa kugira ngo abantu batagenda, ahubwo ni naco Imana dusaba kugira ngo tugoragoze, tugerageze. Ahari nitwerera imbuto nyinshi za babandi batunaniye, nabo bazagera igihe bahindukire. Kuko simbivuga muri cadre yo kuvuga ngo baracuruza, oya. None se mu gihe bari kugwisha benshi, kuko watanze urugero dutangira, uravuga ngo umuvuga butumwa aragiye ni umuhanuzi, agiye gusambanya umugore, asambanyije umugore kugira ngo niho akira. Urwo ni urugero rumwe, ariko hari n'ababasambanya batanababwiye ko bakira, ahubwo binjiriye mu taking advantage muri bwa buhanuzi, akaja kubwira uwo muntu noneho kugira ngo amwegere.
kamushira buhanuzi butari bwo cyangwa se butari n'ukuri cyangwa buri n'ukuri, ariko intego nyamukuru yiwe ari ukugira ngo yijibane n'uyu mugore bagirane umubano runaka, noneho azarangize gahunda ariyo yari intego yiwe. So nuko abantu bagomba kandi uwo muntu ari mu ikanisa, sibyo? Yes. Niwe pasiteri ahaye agoragoza, ariko ari kumugoragoza ari gukomeza gutwara benshi, agwisha benshi muri ubwo buryo. Hari ikintu kera cyabaga mu makanisa kitakibaho. Kera umuntu yageze atengwa, kandi wari umuco mwiza pe, k'umukristo bene uyu nguyu nyine wareza agomba gutengwa agahagarikwa. Ariko tibaza bafata umuntu mu gitondo ngo bamutenge, bigira process. Baza bamusura bakamubwira ati twamenya amakuru atari meza, none tubwire bimeze gute, akiregura. Ejo bakagaruka ati yewe bya bintu byasubiriye, ubireke ko biragusha abantu, bakamureka. Ubwa gatatu bakamubwira ati tuguhaye last warning, nusubira tuzagutenga. Ariko ubu nyine nta mukristo ugitengo, uwo muco waracitse. Abashumba mugende mutenga abantu, babwire rwose mugende mutenge abantu. Reka mvuge rino jambo, this is an opportunity tubonye. Itorero ni iry'Imana, n'umurimo n'uw'Imana. Niba warananiwe gutenga umuntu ngo ikanisa ritazashira, iryo si itorero ry'Imana. Kuko umurimo w'Imana, Paulo yandikiye Abafilipi arababwira ngo yatangije umurimo mu gice cya mbere. Yatangije umurimo muri mwebwe ngo ni nayo izawusohoza. Imana niyo nyiri umurimo. Mukozi w'Imana, apotre, bishop, revera, pasiteri, wowe ufite inshingano z'ikanisa runaka. Niba umuntu yarafasha abantu, igikundi cy'abakristo, akabayobya mu ikanisa, akabashiramo umwuka mubi, ufite uburenganzira bwo kumuhagarika kandi ukamutenga. Ukamutenga mu rukundo, apana kumutenga ngaho. Namutenga ikanisa ricikemo, cya gikunda kijana. Just manage your church, koresha management, kuko ikintu cyose kigira administration. So once you follow, kubera ko nta muntu azoja gushinga ikanisa atenzwe se. Tibari mu kuyashinga se? Ayo ngayo gana yaratenze. Tumvikana, twakosana nawe dupfuye ikintu nabwo. Bari mu kubatenga. Harabo wumvise batenze. So icyo narishatse kuvuga ngo yagiye kurishinga kuko batamutenze. Icyo narishatse kuvuga aba president b'amakorari mutenga baririmbye. Gusa nyine ntimubatenge kwa ubaye. Mubatenge igihe gito. Amakosa arimo. Aba president b'abayumbe batenga abayumbe. Bimwe mu bikore, hari imirimo imwe, hari abantu bamwe baza batengwa mu ibanga, hakaba n'abandi nyine batangarizwa ko batenzwe. Kubera iki? Iryo naryo ni irindi somo. Kubera ko hari novuga n'urugero, ka president w'abayumbe bo mu karere runaka yakoze ikosa, ntakwiye nyine kubera impamvu z'umurimo. Hari uburyo agomba gusurwamo mu ibanga kandi agakosorwa mu buryo bwihuse ndetse no gusengerwa. Mbese kumuba hafi mu buryo bw'inama. Hakaba n'abandi nuvuga ngo we ntagomba kuza mu ikanisa ngo bamutengere ku gatuti, kandi yakoze ikosa ryamenwe n'abakristo. Yakoze ikosa ryamenwe n'abakristo agomba guhanirwa muri bo, kuko aho ikosa ryakorewe niho rigomba guhanirwa. Sinzi ko kino kintu tucumvikanye. Ikosa, hari amakosa amwe tuzatumenya ko yabayeho ariko twayamenya yakozwe mu buryo bw'ibanga. Agomba guhanwa mu buryo bw'ibanga kubwo kwirinda gusakaza amakuru mu banebwe. Nimba abanebwe se ari bo bayazi kukurusha, kuko abanebwe nibo bazanamenya ayo makosa y'abayumbe, kuko nibo bagendereye, nibo basuwe visite. Kuko urasanga abanebwe nibo bayazi cyane. Actually icyo turi gushaka kuvuga, nitujya muri detail mu kanwa kandi wenda turaza gutekinga ikiganiro umwanya muremure. Icyo dushaka kuvuga no uburyo bwo kugira ngo abantu bagaruke muri administration, bubake administration nziza zibasha gukora follow up, gukurikirana ibintu. Kuko ubu nyine
abashumba bamwe ntibakigira ijambo ku baririmbyi kubera ko namukoraho umuririmbyi arasohoka nasohoka ikora rirashira. Ariko aho ngaho hagomba kuba harabaye ikintu kijyanye n'imibanire myiza y'umushumba n'abaririmbyi, hanyuma bakazananirana ariko hatabayeho uruhare, kuko hari abaririmbyi bigumura babuze umushumba, bahurira nawe ku gatuti, bahurira nawe kuri M-Pesa, kuri mobile money. Itariki yanjye yageze, pastor mwaramutse, harya ntituraguhemba, ntago azira, nta masengesho ya pasteur n'umucuranzi, nta masengesho y'umushumba n'abaririmbyi, abaririmbyi ntibakuzi. So how bazabona icyo bita pastoral care gute? Abashumba bagaruke begera abakristo, n'abakristo nabo begere n'abashumba. Ariko hari n'abavuga butumwa bagenzi bawe wabwiriza 2 3 4 ku gatuti bataragusengera ukagumuka ko mutampa inshingano. Iki ni ikibazo gikomeye. Nshobora kuvuga, navuze haruguru yuko hari abarerwa n'abarezi. Ibyo ari byo byose ikigero ndimo naho ngeze ntago ndagera ku rwego rwo kutarerwa. Ndacyarerwa, mfite ababyeyi bandera mu mwuka, mfite abo tubana abashumba banjye, hari ibyo bansaba umunsi kundi gukora kandi nanjye ngerageza kubikora, ariko simbikora byose, hari binanira. Uzi impamvu? Ni ukubera ko rimwe na rimwe ibyo bansaba kureka usanga kubera imyaka yanjye ari byo nshaka gutindamo cyane, so nkarwana nabyo nkakora amakosa, ariko sinyakora kuko mbishaka, nyakora kuko ndi kurwana nayo nshaka kuyavamo. So icyo rero mbwira yaba ari abavuga butumwa cyangwa se n'abandi mu kigero cyawe runaka urimo, uracyari mu rwego rwo kurerwa. Na focusinze cyane ku bwoko bw'abanyamurenge kuko ni bene wacu. Abantu mwemere kurerwa, kandi kuba umukozi w'Imana si ukubwiriza, kuba umukozi w'Imana si ukuririmba, kuba umukozi w'Imana si ugucuranga, kuba umukozi w'Imana si ugufasha abapfakazi, kuba umukozi w'Imana nibyo byose nari mvuze, no kuba umukozi w'Imana. Ariko kuba umukozi w'Imana mwiza ni ukwitwara bisa n'uko wavuze muri cya gikorwa wari urimo inyuma y'uko cya gikorwa cyarangiye. Nagiye kubwiriza, ariko mvuye kubwiriza nerera imbuto abo nabwirije ibyo nababwirije. Nagiye gufasha umupfakazi, ariko wa mutima w'ibyishimo namusigiye musigira n'amagambo meza, ntago nagarutse kandi ngonze kumukomeretsa. Nakoze igikorwa runaka, niko kuba umukozi w'Imana mwiza. So tureke kurwanira gatuti, tureke kurwanira mikrofone, tureke kurwanira inshingano. Kwitwa pasteri bataguhaye agatuti. Yes. Bataguhaye agatuti ngo ubwirize, bagutumire hariya ukomeza ukaba umuvuga butumwa mwiza cyane. Kubera ko ndagira ngo abantu benshi tuziranye barabizi, nabo tubana bari kudukurikirana nabo barabyumva, barabizi. Ni gakeya nshobora kuvuga ngo mumpeze umwanya mbwiriza, byobaho ariko ni gakeya. Impamvu mbivuze no kubera ko once usenze Imana ikabona ko hari ikintu kiri muri wowe abantu bakeneye, Imana iguha umwanya. Reka nsigure kano kantu, abantu baguhereza podium ariko Imana nitanga gatuti. Podium ni inyubako iba imbere y'abantu, aho bahurira za nyubako twita ngo ni insengero, ariko agatuti ni ikibanza cy'imitima y'abantu. Imana nizi gutiza imitima y'abantu. Abantu baza gutiza nyine hari imbere, ariko ndibo gutiza imitima. No gutumira ukaza kubera ko mbona uri fame uzwi, kugira ngo ngucuruze cyangwa se nkora ikindi kintu runaka, ducuruze twembi ducuruze. Ndonke nawe nkuronkesha. Ariko Imana niyo izitanga gatuti. Bakozi b'Imana musenge, musome ijambo ry'Imana, mwige ijambo ry'Imana, tere yo gukoreramo irahari nyinshi. Ntimurwanire kujya imbere, ntimurwanire agatuti karahari. Tugana ku musozo, kwizera ufite gahunda yo kuba pasiteri? Ufite gahunda yo gukorera Imana nk'umushumba, umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana ariko ni umushumba. Nayo mbajije ngo kuko iyo umuntu atangiye ko turategereza natwe nyine kuko ubona hari ufite urusengero rwawe, nibyo uzaba umukristo wanje se?
noba ndiwe n'ubugi Yeah. ariko tubwire mu gihe tukubonye hano ko muzamutwara badusezeranya ngo je sinzo wa pasiteri kabiri kangahe bikaba byahindutse tukabona bafunguye bakubise ingoma. Yeah. Imana iba yahinduye ico yavuze. Rinda neza ingabire wagabiwe kugira ngo utaza oya niwemere ko umwanza gutwara iby'agaciro oya niwemere ko umwanza gutwara iby'agaciro. Icyo nicyo gisubizo. Tuwemere ko umwanza gutwara iby'agaciro. Dusubize mu gisubizo ciza indirimbo. Yeah. Icyo navuga pastor ni title, hanyuma icyo twita responsibilities, inshingano ni gukora wa murimo. No gukora ibyo ryazina ibisa n'ibyazina. So Imana niyo imenya yuko tubikwiriye ikamenya n'igihe cyabyo. Ngewe mfite amahoro menshi kandi ndatuje mu mutima wanjye kwitwa evangeliste birampagije. Imana nibishima ikabona ko tuzoba abashumba izobitugira tutabisabye kandi binyuze mu nzira zayo. Ndagira ngo ni nkaco gisubizo. Kandi Imana nibona muri twebwe harimo ikanisa izo rifungura. Izo ribagira. Izo ritugira. Paruwasi. Ni sawa nta kibazo, reka dutegereze iyo ngoma. Ariko tukiri aho ngaho kubera ko abantu iyo spirit yo gukubita ingoma bagafungura yabo macaci yeze cyangwa siriho. Buriya umuntu wese utazi intambara aza yifuza kuja ku rugamba, ariko umuntu wageze mu ntambara akarokoka bazamwingingira gusubirayo gutabara. Umuntu wakoze umurimo w'Imana akawinjiramo akamenya gukorera Imana icari cyo bitandukanye n'indamu. Ubundi gukorera Imana no kuba imbata y'abantu no gusavinga. Iyo rero uza agaciro kabyo ukamenya imvune zibamo, nshuti yanjye, abakozi b'Imana ntibaza baruhuka, ntibaza baryama, bahora aha epfo na ruguru. N'akazi kagoye birenze kugora. So umuntu wese ubizi ntuzi ko ruguru bagizaje gusangira abashumba, umuntu akamaturika karira bagaterura umuriro ukaka. Bari bazi kuba umushumba icari cyo agiye kuba imbata. Ariko ubu nyine twebwe tubibona nko kuba boss, nko kuba chief, kubona aho ukura, ni nko kuba donc ni nk'umwanya w'icubahiro. Muhungu umwe ari mu kuvuga ni abahungu bacu ngo ubundi ngo ibyashara bidahomba no gucuruza Imana, ngo uzucuruza utaranguye kandi ntuhombe. No kutabimenya. Tuzaducuruza Imana, tuzadukorera Imana. So rero gusa Paulo yaravuze ngo umuntu wese wifuza umurimo w'ubwepiskopi ngo aba yifuje umurimo mwiza. Ni ukuri, reka nsubiramo kano kantu nigeze kukavuga mu minsi ishize ndi kubwiriza ahantu. Kwifuza kuba pasiteri no gusaba kuba pasiteri, mbega amahirwe meza. Umuntu naza akagusaba pasiteri turi kuganira, bishop, umuntu naza akakubwira ngo numvisha umuhamagaro wo kuba pasiteri, ndashaka ngo munsengere, ni ukuri muzamusengere. Aba yifuje umurimo mwiza na Bibiliya irawemera. Ariko nawe ugeramo agakora ibitandukanye n'uwo murimo, muzomutenge. Nari ngiye gukomeza kubaza ibintu byinshi ariko ndahakurekeye. Oya nta kibazo. Kwifuza umurimo w'ubupasiteri ni byiza, ariko ni byiza cyane iyo ugeze mu gipasitori ugakora inshingano z'ubupasitori. Ababyifuza muzabibaheze, ariko namwe ni mubigeramo muzakora inshingano z'igipasitori.
ntimukabivangire kuko iyo mugezemo mugakora umurimo w'igipasitori muba muhesheje uwo murimo agaciro namwe mukihesha agaciro nk'abakozi b'Imana. Sawa, murakoze cyane, ico turakibashimiye. Yeah. Hanyuma ikibazo ca nyuma, Yeah. twitege ubukwe bwawe ryari? Mwitegure save the date. Ryari niko nongeyeho kanyuma ngo ryari. Ndabizi. Ko na Yesu karaza kandi tumaze imyaka tumutegereje. Ari umukobwa umwe nigeze gusengera, ndamubwira ngo se Yesu yoza mariage itaraba uwo byakira gute? Yamavuze induru ngo nabaretse ngo numubwira ngo akabaretse. Ariko ni byiza, ni byiza kabisa gushaka, ni byiza. Tuzabatumira, turi kubitekereza, turi kubitegura kandi turizera ko Imana izadufasha bigakunda. Tuzabatumira, ntabwo tuzobyihererana, tuzogaruka tubatumire kuri Afrimedia. Bavuze ngo ryari, twitegure ryari. Ngo azaza ntazatinya. Umugize nka Yesu, natwe dukomeze dutegereze gusa. Mutegereze mwihanganye, tuzocisha amatangazo ku mbuga. Ariko arahari, ubukwe burahari. Nyirabwo uwo mu bukorana nawe ari mu bukwe, ubukwe iyo buharigana. Turamuramukije umugabo yatinye amakuru, ariko aho uri umve ko tukuramukije cyane kandi uzumve cyane. Nyihasha turamuramukije. Nyihasha wiwanje, nyihasha turamuramukije, ariko uyu wawe ni wowe. Ni ukuvuga ngo twitegure ubukwe. Turi kubisengera, turi kubisaba Imana. Umwaka wenda utaha niko turi gusenga dusaba Imana, tutuzi ibyo Imana ifite mu kiganza cyayo. Umwaka utabwo ni mu kwa mbere. Tuzoba turi muri bonane mu kwa mbere. Mu kwa kabiri tuzoba twatwaye barumuna bacu ku mashuri, ku masomo. Mu kwa gatatu tuzoba turi kwitegura icuramo iri hakurya. Anyway, tuzababwira kandi turi gusenga. Wewe wihanganye. Abantu mwari mugiye kwandika mwe mwitonze ko ndabona mwoja gutinda. Ariko abantu banyemereye inka bazizane. Hari abantu bambwiye ko bazompa inka. Bazizane turebe ko twoja. Wanzega kuvuga igihe, ukivuga igihe ari guhita batangira kuzitegura hakiri kare. Ariko izo ngizo gasi zo gufata irembo. Nizo gukwa se cyangwa niziki? Ninka nyine zijya zo kugabirana z'imfura. Zo mu bukwe. Zo gukamira abana. Nizo gukamira abakristo. Saba ndabashimiye cyane kandi ndagushimiye kwizera kubana natwe, ndabashimiye abakunzi ba Afrimedia kubana natwe, kudukurikira, komeza kubana natwe mu biganiro dukora. Ibyo tubategurira ni byinshi kandi byinshi biri imbere. Twari dusa n'abahuze mu minsi ishize, mwihangane mukomeze kutuya radi, niyo mpamvu twari dusa n'ababuzeho kidogo, ariko twagarutse turi hano kugira ngo dukomeze kubagenera ibindi byiza byinshi. Ubu nyine turi kubona kanya, ariko nimubona umwaka warangira imyanyi ziba nka mikeya cyane bitewe n'akazi dukora. Niyo mpamvu rero hanyuma kwize ngaho turirimbire kidogo, usubira kubite kugakunga, hanyuma udusoreze. Uwo ririmba se bisanzwe bitaragakunga ari ikibazo? Nta kibazo, n'agakunga nikazamo ntaco bidutwara. Arakarimbo kavuga ngo umwanzi wanjye ahorane gateshuka inzira zanjye, agambirira gukora ibyiza, ibibi bikanzi imbere. Namenye ko ngoswe
zingabo nyinshi zikomeye ntabwo bafite habe na gato Yesu mbereye maso katuzamuke gatoya namenye ko ngoswe n'ingabo nyinshi zikomeye ntabwo bafite habe na gato Yesu mbereye maso namenye ko ngoswe n'igicu c'ingabo nyinshi zikomeye ntabwo bafite habe na gato Yesu mbereye maso uruwigitangaza Yesu abo mw'ijuru barabihamya ati ikuzo n'ishimwe n'iry'umwana w'intama kuko ari we washoboye gucungura Imana Data wa twese abo mu miryango n'indimi zose zo wiremeye ubwoko ishanga rikuri y'amaraso abo mu miryango n'indimi zose zo reka tubakubitiremo agakunga gatoya hanyuma nabonye bakunze bafashwe n'agakunga cyane nuko ariko turirimbira tugafashwa
abantu mumanuke muri comment murebe channel yiwe ndaba nayipininzeho yitwa Evangeliste Kwizera TV. Evangeliste Kwizera TV. Hariho imikunga myinshi, hari ibisirimba byinshi. Mukomeze kwizihirwa niba mukunza akagatoya, ubundi muri hariya murebe ibindi byinshi. Kwizera turagushimiye cyane kwemera ubutumire bwa Fremedia. Natwe turabashimiye, reka dushimire n'abantu badukurikiranye bafashe umwanya wabo kudukurikirana. Mvuga ibintu bitatu bikomeye mu buzima bw'abakristo tugomba gusangira. Ijambo rya mbere, mureke dukundane. Abakristo tugira urukundo, tugira ubumwe, nubwo bamwe muri twebwe badakunditse ariko mureke tubakunde, tugira urukundo badukunde. Ijambo rya kabiri, mureke tubeho mu buzima bwo gusenga, tureke kuba mu makuru yo gusenga n'abasenze, ahubwo tureme ubuzima bushya bwo gusenga, kuko gusenga bizana ibintu bitatu mu buzima bw'umuntu. Ijambo rya mbere, biguha amavuta. Amavuta, akamaro k'amavuta atuma ibintu bisa neza, atuma ibintu byoroha, atuma ibintu bitagira urusaku. Umukristo ufite amavuta ntabwo yumva nabi inama za bagenzi biwe. Umukristo ufite amavuta ntabwo asakuza iyo batamuhaye gukora icyo ashoboye, nubwo babiha abatabishoboye. Ugumana umutima mwiza kuko ufite amavuta. Haleluya. Kera ndanezerewe. Amen. Ikindi, umukristo mwiza yasenze Imana imuha imbaraga zimubashisha kunesha ibigeragezo bitandukanye. So dukundane, tube mu buzima bwo gusenga. Ikindi cya kabiri gikomeye cyane, shishikariza abakristo, abavugabutumwa, abapasiteri, abakristo muri rusange, mureke duhaguruke dukore kugira ngo dusuzugure Satani n'abakozi biwe. Turwanye ubukene mu izina rya Yesu. Amen. Dukore imirimo yacu ibe mitoya, Imana izayagura. Imana yiteguye guha imirimo y'amaboko yawe. Reka nkubwire wowe udukurikiranye, ntucike intege. Ibyo wakoze bikanga nta herezo ryabyo riragera. Haracyari andi mahirwe. Adamu wa mbere yaraje akora icyaha atandukana n'Imana. Yesu aza ari Adamu wa kabiri wo kuduhuza n'Imana. Amahirwe yawe ya mbere yagutandukanyije n'umugisha wawe wa mbere. Ariko uyu munsi nkutangareje amahirwe ya kabiri. Uwo ni Kristo ugiye kwicara mu kazi kawe. Yicare mu byawe, yicare mu bawe. Niba ari uburwayi wari ufite, Imana irabukiza. Niba ari ubukene wari ufite, Imana iraguheza source yaho ugomba gukura ibyo gukora, ariko ishingiye muri wa mwanzuro wafashe. Niba ari ikindi kibazo wari ufite, reka ngutangarize ngo imbaraga z'Imana zikiza, zibohora, zirema, zigukingurira imiryango. Ube muzima, icyo wasengeraga cyose Imana ikiguhereza. Imana ikubera Imana mu buzima bwawe. Uvuga Imana yawe, apana Imana ya Abraham. Imana ya Kwizera, Imana ya director mukuru hano turi kumwe. Imana iba Imana yawe. Ufiringa agakiza, ugafiringe, ukishimire. Nimugenda aho muri hose, ujye ugenda uri umukristo, wumve uri proud yo kuba umukristo. That's what we are praying for. Nibwo buzima bwacu twifuza. Imana iri kumwe namwe kandi ntabwo izabatererana. Mube mu buzima bwo gukundana, mushyigikirane, mureke amashyari. Ubundi nzogaruka kugusura wa. Uzoze ni karibu. Rwose. Uzogaruka rwose. Karibu. Nzagaruka kubwira abantu kuri ijambo naringiye kuvugaho hejuru y'ubuzima bwacu buri mu bandi. Ukandika ahantu n'ingaruka niko tuzovugaho. Ubuzima bwacu buri mu bandi. Iyo umuntu agira ishari, abafunze imiryango y'umugisha we uri mu bantu, kubera yuko ibyo dukeneye biri mu bantu. Iyo tubarwanyije, tuba turwanyije umugisha wacu uri mu bandi. So amarembo meza yo kugera ku byo dushaka ni ukurwanya ishari. Niba utazushigikira abandi, niba uzurwanya abandi, umenye yuko bya bindi uhora usaba Imana utazayibona kuko aburwanya nibo babitunze. Hariho wagaze uvuga ngo inzira ije mu ijuru ngo mu muryango wa mugenzi wawe. So rero mureke amashari, musenge. Ikindi kintu nagenda wenda ntakozeho, abakristo bige gutanga. Gutanga ni umuco mwiza ufungura imiryango. Imana ntizokubaza ko utatanze ibyo udafite, izokubaza ibijanye n'ubushobozi ufite. Niba yari afite ntiyabitanga. Yes, Imana ntiyokubaza ko utonguriye amazi. Imana yokubaza impamvu utayanguriye kandi ufite ubushobozi. No kuvuga ngo buri muntu wese Imana izomubaza ibyo yamuhaye n'icyo yabikoresheje. Mureke turenge ibitekerezo by'Abanyafrika
byo kwizerera muri vide, twizerere muri dukeya, mugerageze mubigerageresha Imana murebe ko itabagomororera imigisha. Ndabashimiye cyane, Imana ibamugisha, Imana ibagirire neza, twishimiye kubana namwe ndetse n'abadukurikirana hara ku rubuga rwacu n'abandi mwatubona kuri Eva Kwizera TV, baraza kuyibahereza channel mugakora subscribe muri comment no muri comment niho turayipiningaho dushira twanyuze ivuga butumwa ryacu. Udafite umwanya wo kuja kuyishaka apfe kumanuka muri comment niyibanza yes. Hanyuma muzabonaho inyigisho zacu twigisha, muzabonaho uburyo tukorera Imana mu kuramya binyuze mu ndirimbo. Ibyo byose ni ibyubaka umurimo w'Imana. Ibi kiruta byose rero turabakunda, turabasengera kandi turabifuriza iterambere ryose. Imana ibagirire neza. Amen. Amen.